nkoze iki kiganiro mbabaye natekereje cyane buri cyo gukora ariko nanone nta kundi nkamwemeze ndwane ninanirwa nibura iyi video umuntu azaba arayibonye azamenye ko nari naratabaje mbere yo kunanirwa ndacyakora uko nshoboye ku mashuri abana barampamagara ubu aba bana bamaze gukura bazabona izi video bibatera ipfunwe ariko niko isi imeze nta kindi nakora. munyarwandakazi nimba nawe ufite ubufasha wafasha n'umusaza Theo ukamufasha rwose. Theo ni umuntu twakunze cyane. Theo si umuntu wo kujya hariya ngarire atakambe. Theo si umuntu wo gusabiriza. Theo ni umuntu wo guhereza icyubahiro kubera ko hari abantu benshi yakuye mu byaha. Theo rero kugera izi saha izi ndacyamuvugira kandi ngewe nanamusabira ubufasha. Umuntu wese ufite umutima wo gufasha yafasha Theo. Theo murabizi ko yari umwadeperi aza kubivamo, hari amadega yakoreye muri ADPR kugera saha ingiyi ADPR yari yaramutereranye. Ubu Theo rero yari nyakamwe, yari nyamwigendaho. Ariko ubu ngubu ubwo byagezeho, ubwo ajya kurira agatanga ikiganiro ari kurira, speech akazitanga ari kurira, menya ngo amara y'umugabo ko atemba ajye mu nda, ariko amarira ya Theo yatembye ajya hanze. Ariko nabi ibintu yakoze araza kubyungukiramo cyane nande. Ibingibi bikatamena Regis, ibingibi bishaka kwitamena muzamurira kariyeri ye akongera akaza kuri hit. Reka nkubwire Theo ego pe ibyo yakoze ntago ari bibi, yakoze byiza kuko yatabazaga. None se nimba atari ifite umuntu nimba umugore we yarigwaye impyiko, arwaye impyiko kandi arutuboro baba impyiko buriya impyiko ebyiri n'umuntu yafite impyiko imwe buranakira bitwa nyine nta kibazo. Ubu nkawe nawe ufite impyiko ebyiri ziri gupfa ubusa, umuntu ari hariya yabuze impyiko, ufashe impyiko imwe yawe kugira impyiko ebyiri ukayita ngewe se ngewe nanga impyiko nge mfite imwe ngira impyiko imwe indi narayita buretse muvandi wayihaye buretse gatonya cisha make my friend. Noneho rero ariko aka kantu ka Theo tukanzukira hano kugira ngo tujye no mu bindi. Umuntu ufite umutima wo gufasha yafasha Theo. Nawe dukurikiranye kuri Kidasamura TV Rwanda ufite umutima wo gufasha wafasha umuvandimwe wacu Theo. Theo arababaje cyane gusa kugeza isaha. Reka noneho mbanze mbumvishe ngano mwumve ukuntu Theo yavugaga yego mwabyumvishe, ndakeka babyumvise ntago biri butinde cyane. Ngira mwumvise amagambo ubwe yivugiye ngira ngo mwebwe murayumvise sibyo. Mumufashe my friend, mumufashe mumushyigikire, arababaje. Reka rero amakuru yacu ya Theo tuyanzukire hano. Umuntu ufite umutima wo gufasha nafashe. Reka nawe twite tujya kuri Dorcas na Vestine. Ubwo bakaba bari mu gihugu cya Canada, bakaba baryoshye bameze neza, abana bagiye kumara ukwezi koze Canada baryoshye. Ngo ninde yabakiriye sha ninde yabakiriye umva ngo ninde yabakiriye ku kibuga cy'indege. Ninde wabakiriye uramujama ninde wabakiriye uramujama ujya kumera nka Austin, asa na Austin neza, asa nka Austin uramujama nindera Shoshomura imbere Shoshomura uramujama bamwitandera. Nta kibazo turaza gushyira ifoto kuri screen. Bamwakiriye neza mu kanya ejo mu masashira saa 10 za nimugoroba yarageze ku kibuga cy'indege Dorcas and Vestine aherekezwe nande. Reka nkubwire Irene muri nande ako mwana kira kirenzo cya Irene mwana cyabyungukiyemo cyane. Bari abantu bafite impano kandi bafite n'igikundiro. Yego bari abantu bafite impano bafite igikundiro. Reka nkubwire undi kintu kizatuma abantu bagukunda ni igiki? Ni kuzaba uririmba ibintu byiza, ukazaba ukora ibintu byiza, ukazaba utiyemera ucisha bugufi. Ariko noneho reka nkubwire hari akantu kambabaje ceceka gatoya. Undi muri iyi si iyo utiyubaha, iyo utukana, iyo uvuga nabi, abantu bose bagucikaho, bose bakagenda pe. Iyo wiyemera, iyo uvuga nabi, iyo nyine ibintu byose bivuga ndetse ntazi bikuri mu mutwe. Noneho diti ari akantu kababaje abantu kanarijije abantu sibyo. Dorcas na Vestine batanze ikiganiro nyine kuri channel ya Irene iraya Irene ari kuvuga uburyo ki atishimye mu rugo arimo, ariko nyine agasa nk'ubica inyuma, ariko bigaragaraho nkaho atishimye. Ariko abandi nyuma bahise kuko yanivugira ngo nagashaka yuko uramurumuna wiwe ashaka none ahangaha, kubera ko nawe ajya mukumbura akabura n'umwanya wo kujya kumureba. Nyine amakomenti hari umujama wese ukora ikiganiro avuga ngo urugo ruramunaniye kubera ko ntabwo igize ajyana n'umugabo wewe hari abagiye gukorera ibitaramo yajyanye na Irene gusa uriya mugabo wiwe yarari ku kibuga cy'indege abasezera avuga ati ntwarira umugore wanjye uzamugarure amahoro, ariko ubona yuko uriya mukobwa atishimye.
ubwo Vestine atari yishimiye kugenda ntago nyine yari yishimiye kugenda ariko ngo mu rugo rwe ntago yishimye ntago hameze neza gusa nanone twite indi nkuru nanone iri kundya my friend Irene na Aisha Irene na Aisha none saruze ko Aisha yuri indege ubu ngubu nawe ari Canada akira nawe ari Canada nawe Aisha nawe ari Canada ejo nigeze kubona aka video kuri TikTok ari kujya amaselfie umujinga nawe none se yuri indege gute ajya Canada kandi yagendeye kuri Irene bagendeye kuri Trump kuri passport zigitaramo Irene uriya mugabo Irene uriya musore Irene afite nyene akundana na Aisha muri barakundana mu bwenge ariko naho nta gihamya tubifitiye tutazabivuga dukora uri kumva kuko ukuntu mbona Aisha na Irene bitwara ntago wabikeka nibisanzwe ariko none ngabaze kugira ngo Irene yurire indege na Aisha yurire indege private jet sha niyo bagiye kuri tayari ubu bari Canada bararyoshye bari kwinjoying ubu so urambwira ko Irene yirara na Aisha ari hari oya wenda nabyo ko yakwirara na Aisha ari hari wenda nabyo birashoboka kwirara agajya abanyarwanda ko natwe ubwacu twiyizi ko natwe ntago wafata inana hariya uje kuyitera inyoni arosha ibyo bintu wagiye ubireka njye abasitari ndabazi my friend reka dusubikire ikiganiro hano ndibaza tujye no mu bindi reka tujye no mu bindi dusubikire ikiganiro hano nimba rwo bwa mbere ugeze kuri YouTube channel Kidasamura TV Rwanda hamwe na Regis TV uyu nguyu bamwita Regis nje banyita Kidasamura ndetse ikiganiro ni cy'abaturage kiraca kuri channel ebyiri ariko iki kiganiro kiraza kuzana noneho ubwingi yari incamake mbega ni sample turaza kukirambura ariko jibanze reka mbanze mbwira abanyarwanda kugira ngo nabone ibyo babwira nanjye narangije ko babwira kibazo ugaho babwire rwose ndakuzi bana mudukurikiranye kuri YouTube channel Kidasamura TV Rwanda YouTube channel ni team nini kandi igiye kugikora ibintu byinshi bitandukanye ubwo tugiye kubashyiriraho amafilimi ndetse hano turi kumwe na Regis nawe afite YouTube channel yitwa Regis TV Rwanda nawe mujye mu mukandi akantu kagasubscribe nawe mumuzamure ajye mu bantu nabo bahembwa na YouTube bivuze ngo uyu musore aracyazamuka hamwe natwe tumaze kugera ku rwego rwo hejuru ariko ntago turagera ku rwo hejuru cyane ngira ngo namwe murabibona ntago tuba twihishiriye ngira ngo mubibona ntago tuba twihishiriye wenda bashobora no gukeka iki ngo twagatiye bande batira oya reka mbanze mbereke umva garukano ntago ari ngombwa ngo wirije ku bantu ibyo seri ntago ari ngombwa ngo wirije ku bantu we ntago ari ngombwa ngo wirije ku bantu ngo babwire ngo nagashize ibyo se ni ibiki twe twakamanuye twaje twiziye abantu benshi azagatera ama comment reka rikubwire kavuga ati bujye bungu bagiye ahantu haparitse bagakorera zana konake tuyibereke kuramo kona hari nk'abanyarwanda bibeshya ngo bakodesheje ngo cyangwa indi modoka ngo iparitse ngahantu papa dore ngiyi Kidasamura TV Rwanda yayiguze Kidasamura TV Rwanda yayiguze ubu ngubu tugiye gukora amafilimi atandukanye harimo ibintu by'ibinyabiziga kubera ko tugiye gukora filimi iryoshye cyane abantu bakunze seri nk'abamenya series ndetse abantu mwakunze seri nk'umuturanyi iyi filimi nayo igiye kuza zirenze umuturanyi bivuze ngo izi filimi ziraza gusohoka mu minsi itarenze 5 bura kwa gatandatu sibwo tuzashutinga igice cya nyuma kira filimi ku cyumweru tukazeditinga ku wa mbere nibura episode ya mbere kazabigezeho nyene ya mbere episode ya mbere ko kanyene ki ya mbere tuzayishiraho ku wa mbere episode ya mbere shaka kuzajyaho ku wa mbere ariko nabwo turateganya nago tuvuga ko tuzayishiraho kubera ko ibintu byo kweditinga biragorana sibyo yo yakweditinga byo mu bindekere kuko murabizi arakari kantu nibagiye kubabwira uyu mugabo rero ari editinga nibagarure papa uyu mugabo ni wa muntu ukora video my friend ukaba wayireba ukavuga ati iyi video yakorewe muri Amerika yakorewe mu Budage uyu musore rero mu mugane abakorere amavideo abakorere mu mavideo nimero yiwe turababwira nimero yawe kugira ngo umuntu ukeneye gukora video nkoresha nimero isanzwe 073 85 39 kabiri iyi nimero buretse mbanze mbabwire yega iyi nimero iba kuri WhatsApp ushaka gukora video nziza nk'ingi muri kureba hano filime nyarwanda amakomedi n'andi mafilimi atandukanye uyu mugabo mwamuhamagara kuri iyo nimero ababwiye akabakorera
video zanyu mwibereye mu rugo iwanyu icyo nibasaba udufaranga zishatunga dukeya ibaze ko kubera oya wiretse utavuga amafaranga nawe ntabwo ari byo wewe bazanca inbox banyandikira muzaca inbox mu mwandikire iyo nimero iba kuri WhatsApp umva rero genda ukureho kamera reka twasanga twibagiwe abantu yoge kureho kamera nyabo banyarwanda rero nongeye kubabwira yuko buretse kuzimya kamera gatonya banyarwanda nongeye kubabwira ko ubu ngubu duherereye ahantu mu cyaro kandi tugiye kuzana indi content nziza cyane iyi content nk'abanyarwanda murasabwa kuyumva kandi mukayishyigikira icyo musabwa ni gukora subscribe ku YouTube channel ya Kidasamura TV Rwanda kandi ikindi nk'abantu mwakunze filimi zigiye zitandukanye ibiganiro twagiye dukora bigiye bitandukanye ndakeka ko hari n'ibindi byinshi dutekanya kubagezaho sibyo zimya kamera